ushobora kuba ufite umukunzi wawe, uri umusore ufite umukobwa mukundana, ndavuga girlfriend wawe, ariko ukaba utamenya bimwe mu bimenyetso bikwereka ko ashaka ko mukora imibonano mpuzabitsina. Rimwe na rimwe akwereka ibimenyetso ariko ukaba utamenya ngo ese ari gushaka iki. Rimwe na rimwe ukagira ngo niko yitereye kandi aba yabishatse, rimwe na rimwe ntubimenye. Uyu munsi wongeye kukwereka ibimenyetso bizakwereka umukobwa ushaka ko mukora sex. Rimwe na rimwe mushaka kuba mumaranye nayo mezi 10 cyangwa se umwaka, ariko ibyo bimenyetso bahora bikoreka buri munsi ukaba utabimenya. Muririgwana, murahorana, ariko ukaba utamenya ngo ashaka ko dukora sex. Uyu munsi nibyo naguteguriye, ariko nawe ndagushishikariza gukanda subscribe niba utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro tubagezaho, nanjye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, iyi YouTube channel wagezeho yitwa Aime Heart. Uhawe ikaze. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka umukobwa cyangwa se ikimenyetso kizakubwira umukobwa ushaka ko mukora imibonano mpuzabitsina, akunda kukubwira amagambo atera irari. Rimwe na rimwe muraganira, kumva ibiganiro we abafokasinga kubyerekeranye n'imibonano mpuzabitsina. Mbese uko muganira usanga icyo kiganiro igihe kigezemo akunze kugifokasingaho cyane, ugasanga nibyo ari gushaka kuganiraho. Rero icyo nicyo kimenyetso kizakwereka umukobwa ushaka ko mukora sex. Rero igihe umubonye ushobora kuba wenda utanamukunda cyangwa se munakundana, ariko icyo kimenyetso akikwereka nyine, cyangwa se igihe ubona akunze kukubwira amagambo wenda mufatana nk'abakunzi mwitana ba sheri, ariko icyo kimenyetso igihe cyose akikwereka kubwira ayo magambo, menya ko yabishatse, ushatse wagira icyo wibwira. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka umukobwa ushaka ko mukora sex, agira imyitwarire idasanzwe iyo muri kumwe. Rimwe na rimwe uko yitwara ari kumwe na mama we, uko yitwara ari kumwe n'inshuti ze cyangwa se undi muntu runaka, siko yitwara ari iruhande rwawe. Rimwe na rimwe yari kumwe n'abandi usanga yikarumye, rimwe na rimwe amukora akitarutsa, ariko igihe muri kumwe umukoraho rimwe na rimwe akakwegera nka kwa kundi mbese ubona ihene ibishiri gushima ku yindi imwe yarinze, ugasanga nyine imwe iri kwiyegereza indi. Rero nawe usanga yakoze bene ibyo bimenyetso, ugasanga arimo arakwiyegereza, umukozeho gato ahise akwiyegereza. Icyo nacyo ni ikimenyetso kizakwereka ko ashaka ko mukora sex. Simvuze ngo wenda buri gihe cyose niko bimeze, ariko icyo nicyo kimenyetso kindi kizakwereka ko umukobwa ashaka ko mukora sex. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka umukobwa ushaka ko mukora sex, indoro yiwe ibidasanzwe. Rimwe na rimwe uko akureba, abakureba icyoroshye, cyangwa se uburyo kiwe akureba ni ikimenyetso simusiga. Akureba icyoroshye, rimwe na rimwe akakureba mbese ukabona asa nk'uguteyeho impuhwe ukuntu. Rimwe na rimwe umukobwa hari igihe uvuga nyine ngo ni romantike nyine uburyo ki ari kukwereka, ariko rimwe na rimwe nacyo ni ikimenyetso, uburyo ki akureba icyoroshye, rimwe na rimwe igihe muri kumwe nyine muri babiri. Rero icyo ni ikimenyetso simusiga kizakwereka ko umukobwa ashaka ko mukora sex. Wa musore we, hari igihe umukobwa akwereka ibyo bimenyetso, rimwe na rimwe ugasanga ari kukwita imbwa cyangwa se ari kukwita andi magambo, ariko bitewe n'ibyo bimenyetso yakweretse ukaba utarabimenye. Rero naje kubereka ibyo bimenyetso. Ikimenyetso cya kane kizakwereka umukobwa ushaka ko mukora sex, ibiganiro byose muganira usanga abaganisha kuri sex. Nk'uko twabivuze haruguru, amagambo yiwe barimo udushegu, rimwe na rimwe uburyo akakuganiza nyine usanga harimo igishegu cya original muri babiri, ugasanga nyine ibyo bintu nibyo fokasinzeho. Rimwe na rimwe hari igihe ugira ngo uzamugira umugore, ariko bene ibyo bintu nabyo abishaka, ariko ukaba uvuga uti tuzabikora wenda turi mu rugo cyangwa se iki. Ariko icyo nacyo ni ikimenyetso simusiga kizakwereka ko umukobwa ashaka ko mukora sex. Ikimenyetso cya gatanu kizakwereka umukobwa ushaka ko mukora sex, aragukorakora cyane. Nyabuna reba ahantu agukorakora ku kuboko, ntariba, ariko nyine igihe ari kurengera akagera no ku bindi bice muri babiri. Wa musore we, gerageza wikoremo ako kantu k'ubwana, umenye ubwenge, dore urakuze. Umukobwa ari kukwereka ibimenyetso ukaba utari kubimenya. Ikimenyetso cya gatandatu anaricyo cya nyuma kizakwereka umukobwa ushaka ko mukora sex, iyo muri kumwe nta soni agira zo kukwereka ibice by'ibanga bye. Nicyo kimenyetso cya nyuma. Rimwe na rimwe ushobora kukwereka bimwe mu bice bimugize, icyo ni ikimenyetso. Rero ushaka kuba wabibona ukagera wenda ngo aribeshye, hari igihe abikora nyine akakwereka ko asa nk'uwibeshye kandi we yabikoze ari seriye,
rero nawe igihe ubona ahora akora bene utwo tuntu mbese ukabona ari kwisegura avuga uti yari yibeshye rimwe na rimwe aganisha kuri sex, ndakugira inama yo kumukemurira icyo kibazo afite. Ariko nanone simvuze ngo igihe cyose ubibonye nk'umusore uzimana cyangwa se nk'umusore ufite icyo ashaka, rimwe na rimwe umukobwa ashaka kukwereka ibyo, rimwe na rimwe atari nabyo ushaka urukundo, ntushaka ko mukora sex. Rero gerageza uhitemo uwo mushobora kubana mwiza kandi cyangwa se uwo mugomba gukundana. Nibyo nkwifurije kuzagira urugo rwiza. Ariko nanone ushaka kuba ufite girlfriend, ibyo n'ibimenyetso simusiga nyine bizabikwereka. Nibyo naguteguriye, ariko nawe ndagushishikariza gukanda subscribe n'uwo utarayikanda kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro ducisha kuri uno muyoboro, nawe njye ubategurira nkanabibagezaho. Nitwa Aime, iyi YouTube channel wagezeho yitwa Aime Heart. Uhawe ikaze kuri bino biganiro tubagezaho byerekeranye n'imibanire ndetse n'urukundo. Mwakoze cyane.